abantu biza amategeko hazagize umuntu umburanira ko nta mafaranga ngira ko. Ariko buri hari abari buze kureba Freemason TV bavuga ati wa muntu ufite amashuri nka ya Yesu reka tuzamuburanira. Ariko buri udufaranga duke naho umwavoka nzatubona mu minsi iri imbere na nkomeze iriwe neza nkuko bisanzwe. Iyi ni Freemason TV muri kumwe nanjye Cyambaranama wa Cyambaranama, umuvugizi wa Cyambaranama. Ndi rugambirira kugamburuza imigambi y'umwanzi nkamurinda umunyarwanda. Imbaraga zisanzure, imbaraga nahawe n'Imana ngo zindinde. Ruganzu wa kabiri Ndori Cyambaranama, umuhungu wa Ndahiro Cyamatare, umwuzukuru wa Yuhi wa kabiri Gahima, umwuzukuruza wa Mibambwe Sekarongoro wa mbere Mutabazi Rugabisha Birenge. Muri kano kanya ndi hano mu Bwanacyambwe, ahazwi nko ku biro by'umujyi wa Kigali cyangwa ku bwiza butatse u Rwanda rwa Gasabo. Muri uyu muhanda azwi nka muri Kafurizo ni wangumva bare ntabwo nize mfite amashuri nka ya Yesu. Banyarwandakazi njye Bacyambaranama murebe uyu munsi mfite amashuri nka ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo yize mwene Yosefu nabameze nkanjye, ariko ntabwo ndi injiji, ahubwo ndi injijuke itazi Igifaransa n'Icyongereza. Ariko ntabwo ndi injiji Banyarwanda mutaza kumva kuba ntarize ko ndi injiji, oya, ahubwo ndi injijuke itazi Igifaransa n'Icyongereza. Kuko Banyarwandakazi, umuntu uzanye umuntu wize cyane ku mateka y'Abanyarwanda Cyambaranama tukicara hariya tukavuga mu Kinyarwanda ntidushyiremo Igifaransa n'Icyongereza. Buriya ntabwo nize Banyarwanda, nigishijwe n'isanzure. Fata amateka ya Ruganzu Ndori nkayasubiramo mu Kinyarwanda cyangwa nkayigana. Nshobora kuyakora mu buryo bwa filime cyangwa nkayasobanura kugira ngo abakiri batoya babashe gusobanukirwa ngo Ruganzu wa kabiri Ndori ni muntu ki, yakoze iki. Mu mwaka w'1510 umwami Ruganzu wa kabiri Ndori Cyambaranama yabundutse avuye Karagwe kwa Nyabunyana aje gucungura ise Ndahiro Cyamatare wari umaze kwicwa na Nsiburanyebunga umwami w'Umunyabungu. Yambuka uruzi rw'Akagera aca mu ishyamba ry'Akagera atungukira i Gatsibo ari naho yimiye ingoma. Ageze kwa Minyaruko abantu bari baje kumusanganira harimo Mpyisi, harimo Bwojo, harimo Mabango, harimo Nyirarumaga, harimo n'abandi Baryankuna bari benshi cyane. Arababwira ngo nituramuka duhuye na byinshi ninde uzarwanirira u Rwanda. Bararebana. Byinshi yari atuye hano Kimisagara ku Restoration, habanje gutura se Bamara. Byinshi yari afite urugo ka Muhoza, akagira urundi rugo Ibweramvura. Ayo ni amateka y'Abanyarwanda. Abanyarwanda ntabwo ari ayanjye, ni ayanyu mwese abumva n'abatumva. Imana y'u Rwanda izatuma mwumva murakagira amata, muragahorana amata, muragahorana inka. Katwikomereze. Uyu Cyambaranama mureba ni umunyarwanda w'i Rwanda, iwacu nano hepfo mu Bwanacyambwe. Navuze ko nshinzwe gusobanurira amateka rubanda nyamwinshi kugira ngo bamenye ngo Ruganzu Ndori yakoze iki,
yamariye icyo abanyarwanda. Wumva mbeshya hari abantu benshi bazi amateka banayize. Ibi bintu ushaka kubikurikirana ubikurikirana kuri Cyambaranama TV cyangwa kuri Afrimason TV. Wowe jya ukore subscribe nurangiza ugasanga Cyambaranama ibintu yavuze abeshya abanyarwanda. Hari abantu bashinzwe kugenza ibyaha, RIB y'u Rwanda irahari na polisi y'u Rwanda. Nibasanga mbeshya abanyarwanda bazandase umutwe nta kibazo, ariko nibasanga mvuga ukuri ubwo nyine Minisiteri y'Urubyiruko izahamagare Cyambaranama bangurira ikote ryiza ndeke kwambara impuzu n'inkanda. Ariko inkanda niza abagore nakore nibagiwe. Ariko ntabwo ndi gucinya inkoro, ariko gucinya inkoro ntabwo ari bibi no guhakwa si bibi, ahubwo guhakirizwa nibyo bibi. Nje ntabwo rero ndi guhakirizwa ndi guhakwa, ariko burasi ndi umuhanga abanyarwanda, ntabwo mpakirizwa ndi guhakwa. Ngo ninde mugabo udahakwa se? Ubwo udahakwa zaneribuye none kuvuga ngo iyo ufite umukoresha wawe wowe uba uri umugaragu. Kuko nge ndi Cyambaranama umwami w'umuco, ntabwo ngira umugaragu kubera Ruganzu yarantumye ngo genda ubwire abanyarwanda ibyo nakoze. Ku itariki 19 z'ukwa munani 2019 hano ku kagari ka Ruhango ku Gisozi hariya ku Munara, ngewe navuganye n'umwami Ruganzu Ndori nkoresheje icyo bita Mingagasani. Mingagasani ni uburyo umuntu aba mwisanzure n'uburyo umuntu avugana n'abazimu mu buryo butagaragara. Mingagasani ubyemere ubyange ni uburyo umuntu aba mwisanzure n'uburyo umuntu avugana n'abazimu. Abazimu bava ku bazimu. Iyo umuntu yapfuye, iyo tugiye gushyingura Nyamirambo tujyana umubiri. Muri Bibiliya handitse mu ntangiriro ngo nibyara ntibyarwa nta n'igisa nayo. Irangije irema Adamu, imaze kurema Adamu yabumbye icyondo, irangije igihumekeramo Adamu aba umuntu. Iyo rero umuntu apfuye twebwe dushyingura umubiri. Umwuka hari umuntu wawujyana kuwushyingurira Rusororo cyangwa Nyamirambo n'andi marimbi menshi, situjyana umubiri. Uwo mwuka rero nibwo bumana Imana yashyize muri Adamu. Ukeneye kumva bino bintu ujya kuri Afrimason TV ugakanda ukamenya ngo Cyambaranama ni muntu ki. Njyewe nitwa Cyambaranama nk'ibisanzwe, mbisubiremo wa Cyambaranama, umuvugizi wa Cyambaranama. Ndi rugambirira kugamburuza imigambi y'umwanzi nkamurinda umunyarwanda. Zihanije ije ari hejuru mu Gatsata zimaze imyaka 500 zibira. Aho hantu nahubatse inzu 5 za kinyarwanda nka zira z'Inyanza zo mu Rukari. Ku itariki 2 z'ukwa karindwi hari abakire babiri baje bati Cyambaranama iyi sambu turayishaka. Nayiguriwe na banki y'Umutangu wa Finance Company Limited ya Nyabugogo. Nayiguze amafaranga make ya 2017 amatora ya Perezida wa Repubulika yabaye. Iyo sambu narayiguze mwubaka inzu 5 za kinyarwanda. Ako mboneho no kubwira abanyarwanda ngo abantu bize amategeko hazagize umuntu umburanira ko nta mafaranga ngira ko. Ariko buri hari abari buze kureba Afrimason TV bavuga ati wa muntu ufite amashuri nka ya Yesu reka tuzamuburanira. Ariko buri udufaranga duke naho umwavoka nzatubona mu minsi iri imbere. N'abantu hari inzoga zimaze imyaka 500 zibira. Ntabanga rihari, ntabwo ari nge waziyashize. Abatabazi abo bitaga abacengeri barabanzaga bakajya iyo u Rwanda rwajyaga gutera mu kindi gihugu. Abacengeri baragendaga bagasoma kuri za nzoga. None umutabazi ugiye gutabarira u Rwanda yasoma kuri za nzoga yajya mu gihugu cy'amahanga. Noneho umwanzi yamufata yamwicira muri icyo gihugu. None u Rwanda tukaba duteye icyo gihugu umwaka twazajya kurwana tukabatsinda n'ikizo nzoga za Rubingo zimaze. Uyu munsi rero abapfumu bakomeye hano cyane havuyemo babandi bo kuri YouTube, babandi mujya mubona bari abatarimo. Kuko bariya ntabwo bareba n'abapfumu buriya nabura. Ntabwo ari abapfumu. Hari abapfumu njya numva narabona kuko umupfumu utaraza kwiyanzuza iwanjye ntabwo nari numva ko ari umupfumu. Umupfumu araza ati Cyambaranama mungu w'umwami. Ubu koko ndi umupfumu, ibwiyo aje nkareba inzuzi ze ko akazitera nkabona zireze, icyo gihe tuziha umugisha. Iyo tumaze kuziha umugisha akora akazi nyine araragura abanyarwanda bakungu. Abapfumu mukurikiye Cyambaranama muzaze mwiyanzuze ndebe koko ko inzuzi zanya ari izanya. Umupfumu uroga, abapfumu bararogora cyangwa bagapfumura bakareba ibishwe. Kuko iyo umuroza agiye kuroga Cyambaranama cyangwa agiye kuroga umunyarwanda wa nyawe, hari abandi bantu, hari izindi mbaraga zigenda zigacengera zigaca mu isanzure zikaza zikarogora Cyambaranama. Abantu bamuteye umugezi. Nyamara bishop mukuru mu Rwanda njewe nemera ni Ryangombe. Ryangombe niwe bishop uhagarariye abandi ba bishop bose bo mu Rwanda. Kubera ko Ryangombe Ruganzu Ndori agiye gutera, agiye kuza kubundura u Rwanda, abaryankuna n'abiru baramubwiye ngo Nyagasani kushaka kwica byinshi byabamara kandi byinshi
ari murumuna wawe wo kwa so wanyu, ubwo se nuramuka umwishe abanyarwanda bazabibona gute? Ruganza rita mu gutwi aravuga ati ariko se ko batwitse mama Nyabacuzi mu miko y'abakobwa ni mu Ngororero, uyu munsi wubatse n'inzu ya kinyarwanda, ugiye ku isoko mu Ngororero ukareba hejuru y'umusozi hari inzu ya kinyarwanda y'ibyatsi, ntabwo ari njye wayubatse, si leta we burase sa akarere ka Ngororero kayubatse, ahubwo abantu bajya batembera muzajye kubaza meya wa Ngororero arabizi niyo wayubatse. None aho hantu mu Ngororero hitwaga mu miko y'abakobwa, ubwo rero niho bafashe nyina wa Ruganzu Nyabacuzi n'abagaragu bose babashyira mu nzu barabatwika. Bamaze kubatwika, Ryangombe yaje mu Rwanda ari nk'umujyanama wa Ruganzu Ndori, aramubwira ati Nyagasani nuramuka wihoreye kuri byinshi ntacyo urabukoze, ahubwo fata ihuriro ry'abanyarwanda ushyireho umunsi abanyarwanda bajya baterana basenga Imana y'u Rwanda. Ryangombe ababaye pasiteri, gutyo abanyarwanda bayoboka Imana y'u Rwanda. Ubundi mbere yuko Ryangombe agera mu Rwanda, abanyarwanda buri muntu yasengeraga mu rugo iwe, nuko Ryangombe ababaye bishop mukuru. Ryangombe uragahorahora n'Imana aho uri mu isanzure, nanjye cyambara namuzanira ndabapwe n'abagambanyi. Amen.